abantu benshi rero kabisa bamenye umuntu bita Prophet Joshua nkumena uriya muvandimwe amena amafaranga mbere na mbere ubundi uriya mutipe amenyekana cyane yamenye amafaranga kuri The Ben yakoze ubukwe arongera namena muri show yamenamo amafaranga ariko abantu benshi bakajya bibaza reka uyu mutipe abone ufite ibiceri ntago tuzi ibintu by'ibikorwa akora nk'ibintu runaka byinjiza amafaranga ubundi ibi bicara bikure baravuga tusanga ajya n'ikuzimu Prophet se urumva atari umuvuga butumwa ma yewe urumva ari umuvuga butumwa ariko se ibintu byo kuvuga ubutumwa amafaranga amavuga butumwa tuzi benshi cyane bagenda binjiza ibiceri urumva ari ukuntu nyine butazi ngo ese amafaranga ubone mugani hari ukuntu mbese batakoze kantu ko kashoko kuza ngo babyerekane bavuga ati gusa uramujama gusura muvandimwe Prophet bamwita Joshua cyangwa Joshime ikinangiye kubwira kuba abandi batabyerekana okay uramutipa afite nyina amamoko yari hakurya ya Rubavu kandi character zabo ni ibintu bibi bagira n'umuco witwa babita ngo nimba ari ngo no gutunza no ku bintu byo kuza wato we ikintu wakoze turabona kabisa ari ikintu kimeze neza wadushimishije muri make none reka tuguspoiling tukumeneho ibiceri sha urumva akora biriya bintu inshuro nyinshi zigeze kuri ebyiri wenda aho tubashije kumenya aho kamera zageze nyine yabigaragaje hariya niho kamera zabashije kugera turabibona wenda kuri Benino tuza abantu benshi ariko hari nandi bamwe banavuga n'ibintu byinshi baravuga ati mu matepe cyane ibintu byo ngo yamamare nta n'uduceri yibitseho urumva ariko nanone kugira n'ubundi kwamamara buri muntu wese ashaka fame uko abishaka kuba yakwamamara nta biceri yifitiye kuba byo nyine yabasha no kugera ku cyamamare ngewe ubona simvuga yuko wafata ibiceri bingana nka kuriya ngo bitakaze rwose nabe uko byasikoze niba utanze miliyoni y'amafaranga ni mafaranga menshi ubusigaje iyo wageze ku rwego rwo gufata amafaranga ukamena ku bantu waramaze kwihaza mu bintu by'imirire mu bintu na cya kigo RIB niyo yavuze ati ntago bazakomeza kwemera abantu batesha agaciro ifaranga ry'u Rwanda ikibabimena kuriya birundi tubimenyere muri video z'abanyamerika bakubita dollars yariya niki no cyo bundi abo muniga bita ngo Godfather akoze space iyo space hazamo abakobwa benshi bavuga ukuntu urumva umutipe ari umutipe w'umusikama w'umubeshyi w'igisambo utari umupasiteri ufata ibiceri urumva mbese akabikoresha kugira yishimishe akabishimishaho akabahamagara akabizeza imishinga kahera nkamushiki wawe akaza akavuga ati rwose akamuhamagara ati ngewe burana gufasha ni iki ushaka gukora nk'umushinga ukomeye cyo gutera inkunga urumva ngo bikaza kurangira yakwemereye ko umushinga wamubwiye ati ngewe umushinga wagira miliyoni 5 akakikutira nk'ibihumbi 5 none sex nyuma yabigwaho nyuma nyagira ikindi kintu cy'igikorwa akora bikarangira nyuma rero bikababaza umuntu umusista abantu bese bazamuye ishu bavugaga yuko ari umugome kubera yuko yabijeje ibintu ntiyabikora gusa urumva bo nago batababajwe wenda n'uvango yase ibintu yadukoreye iki cyane ko ngewe ko kuri ngewe ko igitekerezo cyane yajyahura n'abantu bakuze bafite ubwenge bafite mbese bageje ya myaka amategeko yemeza ngo uyu muntu aba yaramaze kugera ku gihe cyo kwifatira imyanzuro nese ikindi kibazo wenda nshaka kubaza kuba uramuniga kuri space ngo ni Godwat sinakeneye no kumumenya uramuji genja mbona space ziwe nyine rimwe na rimwe yo ni nyarukije gutya ndi nko kwigendera injya mbona harimo akantu kuvuga ngo ni ishyari rya showbiz ni buke ndamuke okay ramujama ni buke ndamuke man turiga kuvuga ngo ibiki ni buke ndamuke nshobora kugusebya wezigi kuko mbifitemo inyungu nshaka kugira ngo ngira icyo mbona nanjye mbeho ukivuga kuri ako kantu
hari abantu benshi wenda reka kanjye ku mukozi w'Imana bita Joshua we yaravuze ati uyu muji ni umuntu kabisa wagiye anyaka ibiceri akambwira ati wowe mpa ku biceri ati ati musaza ko wambwiye se kuzandemera vipi ano bikabivuga binogwanuga yuko izo mpamvu zo kudatanga ibyo biceri ngo abihereze umuntu uvuga ngo nge nakuzimya cyangwa nagukorera ibi aribyo bituma umutipe avuga yarazanye nk'abo bantu akavuga ati ariko ubundi bimeze biti nta muntu yaba yaragiriye gutya ubundi ngo tugire icyo twikorera uyu muntu ko yanze kuwumereza tumuhereze se mbese ako kantu k'icyo bita ngo bakunda kwita ngo fitina akavuga ati uyu muji nanjye kabisa nimba nta kintu untamitse nanjye ndagushyira hanze ndakora burizo nawe ugenda ujya hanze nk'abandi bose kandi akakwandikara neza buri utaza kubicira inyeri ari urukondo gusa mu Rwanda nyine harimo ako kantu ko kuvuga ngo runaka yamvuze ngo nanjye muvuge ngo mboneye ikintu nshobora no kuguhimbira inkuru mani kubw'inyungu za tujya tuzibona ukabona afashe nk'umutwe w'umuntu runaka uri femu bafashe undi muntu mwahuye ngo n'umukuru w'igihugu Jackson yari urimo arabivuga ejo bundi ati ngo bafashe umutwe wanjye baraweditinga ngo umukuru w'igihugu yamaye ngo inzu ngo n'imodoka ngo famiye zitangira kuvuga ngo nutwihishemo ngo waragafashe ngo umeze neza ngo utaza kugira n'iki ariko hagati aho lady wala njye nta mahoro mwiza kuri nubanga abakobwa bazamuye ikirego ukuntu ibintu biba bikurikirana za nkuru z'aba bakobwa bacu bashobora kuba nabo badashobotse kuba se Prophete yarababeshye oya Prophete kuba yarabakoresheje ibintu yitwa sinzi ko nabyita ntago ari hohoterwa ariko nyecyo naho ni scam nyine ikintu yagiye akora wenda ngo yabinye amafaranga yababeshye nyine amafaranga barangije bajya kurega ku muntu witwa Godfather se ni ribo akimara kurega kwa Godfather umuvandimwe nawe bita Joshua mukozi w'Imana araza aravuga ati reka barababeshye buriya muzanakurikirane murebe azana n'ibimenyetso icyo bita ibihanga ibizi biti aravuga ati ariko se nkawe runaka shawo ubisengi sana koherereje ko mfite proof we runaka se ibi ngibi nagukoreye shawo we ukibaza nk'abakobwa ikintu cyaba kimutera urumva kuba yagenda akajya guharabika umuntu ngo nje niko mbibona urumva simvugira Joshua nawe muzi kuva nawe Kigali sinzi naone sinena nahura nawe muza cyangwa abantu wenda kimisagara mu isoko gusa urumva cyangwa muri supermarket ikintu nzi muri no media no industrial media habamo ikintu cya munyangira habamo n'udutsiko ariko nitangwa n'udutsiko tw'amabandi njyewe nawe twadufitanye ikibazo Steven nkamucaho akama amakuru yawe y'ibyabaye nyuma y'amarido nakeneye kumenya kuko n'abakobwa mani yo baba bakeneye kujya kurega Godfather nta rwego na rumwe rw'iperereza kuriye muri iki gihugu nta nubwo ari umuvugizi ahubwo ni umuvuzanduru nk'abandi bafana bose bandi makipe ari mu gihugu no hanze nta rwego na rumwe ayoboye ni nk'uwanyobera ngo mvugira ibi ngibi nta rwego jye nyoboye hari inzego zishinzwe iperereza zishinzwe n'ibyaha wagagurutse ukajyana ibyo birego byawe muri RIB kuri polisi nationale rero bakarega uwo muntu nakita agahamagarwa akita bakajya kwisobanura apana kuza ngo space my friend Joshua rero legend yaraje aravuga ati ngewe ibintu by'abakobwa n'abagore ngenda bemera abakobwa rwose ngenda byemeye no kuba twagenda tugakora tukarya kantu ibyo bintu nabirenze nimba byaranabaye yaravuze ati okay muri mwebwe ninde wahagaruka akavuga ngo akavuga ngo ibi bintu nabikora sicyo ko mwabuze ubushobozi ati ariko se gusa nawe nyine yasubije nk'umupagani oya umupagani
akusubundi akora mutipe sinzi n'ubundi bazana bazatubwire gusa sinzi nimba agira urusengero cyangwa ari nka Oya. title yafashe nkuko Chameleone yitwa Dr Chameleone ntabwo ziyonga bamubaza ngo church uyobora ni iyi ati ngo mwe ako yangwa nawe muri afite n'abantu yimitse Yongwe. buriya yongwe yimitse umuntu bita Rugagi buriya yongwe yimitswe n'uwo bita Miliyoni nawe yimika Rugagi nimba Rugagi yari afite icyo bita itorero rye ntazi ukuntu ryitwa yongwe afite itorero yongwe afite itorero byitondeye kandi baramubwiye ngo nagiriya karibu byitondemo yongwe nuko yenda yiceje ikige bitewe n'ibibazo ntihanga ko bamufungira urusengero bitewe n'uko wenda ashaka byari gusanga adafite nk'ahantu bita n'ibintu by'amasaha neza bwambara amasaha neza akicejekera noneho rero n'uyu mujamanyi profete nose ubwo simuzi profite muri ADPR simuzi muri church runaka nk'ibintu yakoze usibye Ni kumubona icyaha- ku ni mastage iki cyaha yakoze sibyo ko abantu baba barabuze ibiceri nabo ngo babikore uriya muniga ni umuntu ni umu creator we yakeretinze ikintu agishyira hariya ati rubanda rugomba kumvuga kabisa ni itegeko yewe agomba uvuze aho ngaho kumvuga ahantu Dumba yamubwiye ati ariko bro kwa The Ben wambonye ati kubera icyo utari gutwika mani ati twika we nurangiza ibijyanye n'ibiceri wowe uze kumbaza ariko twikira nkuba yagize yewe maze aranguriye Dumba azagusubiza mutuka atari ko amugenga we araba ngo twikire why umuntu bita Dumba ahita amubwira ati wa mukariko wa mukaritasi we wowe uragenda ukajya kumena ibiceri ku bandi shangiwe nugira ikintu umpimira nkaza ngo twikira wa kigoryi urumva urumva nyine wa mugani abambwiye ngo twikana n'akantu yagize ute yamumennye yeah ariko uriya mutipe wenda dukoye ibyo ngibyo byo kwanga abakobwa bamushinje ngo n'iki hari ahantu babura bavuze ngo iki ngo ajya mu gasawuna ngakabahamagara ngo ngwino ariko icyo ngewe mpamya nta muntu ahamagara yashyizemo umugozi imana abakobwa nabo bari i Kigali baba bashaka ibiceri sibakuze baramuzi nawe niyo yaguhamagara akavuga ati wansanze aha ngaha musa bashaka wakwitaba kabisa bamushinja ko abakoresha bamushinje yuko wowe ngewe nkurikije bo ikintu kibababaje tureka n'icyamushinja uriya mutipa no mubeshyi mani bakubeshya amafaranga runaka ngakubeshya ibiceri ngo nyuma ngo ntagire ikintu aguha rega muri no Kigali tuyibayemo twese turi abasikana none icyo gitangaje wayibamo gute utari umusikama yazanye proof nyinshi cyane agaragaza yuko yabahaye ibiceri avuga ati wowe runaka nabwo ahita urasamira koko kubashakaga 3 miliyoni ashaka nabwo ahita urasamira tuvuga ko wagiye nta kintu nagwaye ko bagabanyijeho aravuga ati ngewe ibyo nakoze niba narabikoze setu ibyo biragije nagwaye transport cyenda nagwaye nuba ngo ikintu kibabaje abakobwa nuko abizeza miliyoni 5 akabayeza umusengisa urumva akagabanya ngemba mbona ari n'ikintu ari n'urara bayigize ku iterambere kuko bro amafaranga 500 kugwira ngo uye kuyashaka abaji bari mu mujyi wa Kigali kugira uyakure ku muntu amagambo wavuze agosura mutipa yakura ye oya we icyo kintu abona igisigaye ni cy'abantu bakomba kwibaza mushinzi ntabwo simba byemewe kwibaza ku mafaranga y'umuntu aba yayakuye wasa z'ubuginga zidafite ahantu zizaho ariko abantu benshi mani baratanga abantu duse amafaranga bagize amafaranga ntari ahantu atanaguze n'icupa ryo kunywa icupa wadanjyana batanga nkajyayo oya uratanga ikize ko aricyo kibazo murani ikibazo nuko nta kintu watanga ariko ufite icyo watanga urifite wenda nka cyo kibanza ukaba ushoboye kugitanga cyakwinjiriza ariko mu gihe bitandukanya n'igihe ufite ikibanza kindi gitandukanye n'icy'abandi hari ikibanza cy'ubworozi n'ikibanza cy'imiturire kiriya kibanza ntabwo ari icy'imiturire rero ni ikibanza ushobora kuza ugakoramo ibikorwa byawe warangiza mu gihe runaka wenda cy'iminota nk'iminota nka 30 cyangwa 50 ukarekera abandi bantu ikibanza nabo bakaza bakagikoreramo ibijyanye n'ibyifuzo byabo rero wasanga rero mfite cy'imiturire cy'imiturire no ufite iki bikorwa remezo ntacyo ufite cy'imiturire ahubwo ushaka icy'imiturire tujya tumenya gutandukanya urumva rero
uriya muvandimwe ngiye nyine ku bintu mba nkora ibyo yakoze ni iki urumva cyane cyane ko abakobwa nabo impamvu batagiye mu nzego baba bazi yuko rwose gahunda baba bafite ni ukugira ngo bamuteze abantu bamusebye nta cyaha kirimo yakoze ni kwitwikira imbuga cyakora ikintu nababaje njye sinzi ko byanabagize abasitari ko mu bakobwa banavuze ibyo bintu bimwe na bamwe bakoresha cyane TikTok nta n'uwo wamenya n'izina rye nubaka akanya nawe nakora si ibyo nk'umwe wenda nimba sinzi namuvuga nabonye kuri TikTok wavuze arayivugira neza ati rwose baramoje bati se ibyo yari yamubwiye yuko yabwiye Joshua ko yaravuze ngo mugiye ngo yarambeshye ngo umuntu ngo sinzi ko hano yakwenga nimero kwa mushuti we ngo ndangije ngo ndagenda ngo ndayivuga ndavandika uyu mutipe muvugisha urumva iyo nimero ngamuvugishije amubwira ngamwohereze menyanga amafoto niki asanga ati rero tuzahurire muri sauna ya runaka ibazanya rutarama gutyo ngo maneste ngo ciye ku rusengero nimba rurwa minyone nimba ari Liliane sinzi hafa ngo ugabazi barazi ngo niho hantu ngo akunda ngo nguhurira nabo bantu arangije ngo agezeyo ngo aramubwira ati se ngiwe naryo ribanga nyuma ya sauna itazamo ni hafa ngo urumva bikumba kuba bituranye hafa aramubwira ati rero sasa ni nkwe mushinga wowe bicaranye batuje nyine ati ni nkwe mushinga ushaka gukora urumva nyine umuntu umukiri ufite ibintu by'amadolars aramubwira ati ngo nje rero bo bintu nize ari kosi nakoze ya bintu byanuze bya sauna massage sindi bintu nk'ibyo kigewe nicyo kintu njya numva nakora aravuga ati wowe wankorera urutonde k'ibintu wakenera wowe umbwire ati ngewe naguhindurira ubuzima ubundi benshi bavuze ngo bagiye bahora yabaga ati ngewe ese uri ready ngewe nguhindurira ubuzima nta muntu udashaka guhindurira ubuzima muraga urumva umukobwa arambwira ati okay ati ngewe kuko nyuma ngo yarashaka uko byase kose nubwo atabisobanuye bashaka ko harajya bahura inshuro nyinshi arakuntu mukira kugira ati genda wowe ugende unkorere inyigo ibyo kineye plan d'action no umubwire uyinzane ubundi muze bagura nyine urumva gahunda urumva nawe urabyumva hari igihe basora ubutaka bw'isezerano bakabusura bakareba ibyo ari byo gasanga nta kintu urumva no umukobwa aramuzana plan ugera muri miliyoni ndakeka miliyoni hafi y'umunani miliyoni 7,500 gutyo urumva no ntago abatekereza ukuntu atari papa we ukuntu umuntu wavuye ngo mu ijuru Imana yamanutse mu ijuru nk'andirimbo urumva sari marayiha cyangwa nyina ko no aba yumva ari ikintu gikorwa cyitwa must agomba nimba wabivuze ugomba kubikora mbese icyo kizere cyo giteye n'ubwoba ntiwambaza ngo aba bantu bagikuye sasa rero umukobwa ngazanye plan amweretse ko ibintu bikoresha yakenera ngo inzu wenda yabonye ari nko muri za 200 no inzu ikorwamo ibintu biri VIP nka miliyo ku kwezi n'iki urumva amuzanira mbese ibikorwa ko ukuntu abona mbese budget yabihagaze ubu aravuga ati nayisuke ibyo bintu ndaza kubikoraho kaya ni bize ndaza kubikoraho aho ngageje hano babaza ariko se shaho nta kintu cyabaye nyine ubwo nyine byagize aravuga ati shaho namwe muri abantu bakuru abantu bose none se ko abantu bahuza imibiri ni ibintu bya danger naga ari big deal ati ubwo ko mubyumva nyine ati nyine kubyumva mu mutwe wawe ati urumva icyo kintu ati uko mubyumva mu mutwe yawe bivuze ko nyine hari gahunda yo gukemura yo gusura ubutaka bw'isezerano bagiye babusura wenda mu bihe bitandukanye umuntu ntabwo yakwisebya ngo ajye kuvuga ibyo bintu kuko ubusanzwe ari ibintu bikorerwa mu ibanga cyangwa mu bwisho urumva akizezwa ibintu mbese kumva ko umujinya we ni gute uwo muntu akoresha profeti ni gute koko wowe wijeje umuntu ibintu runaka hano bagiye kuri ya space babisakuza abo bwabo ni ibigoryi guteze ibintu byabaye muri babiri
arabigusezeranyije. Abagiye kuri space icyo kibazo ahubwo baba bari kuri space bagiye kubitangaza. Abagiye kubitangaza nibo mvuga ngo ababikurikiranye ni abashungezi nk'uko abona Nyabugogo umusaza aciyeho yirukanka yambaye ubusa. Ega barababaye bro, hagatawe barababaye. Barababaye ariko RIB ishinzwe iki? Nimba baratuburiye kuki batagiye RIB? Kuki mwirukankira ku mbuga ngo kubera ko RIB bazi ko nta byaha birimo bana bishobora no gusanga nini ahubwo bahanwa nabo. Nanone nyine kuko bazi ko n'abari abanyamafuti si bakagombye kwirukankira kuri zira ngo bajye gusakuza. Kuko iyo umuntu wahiriye mu nzu nadapfunda imitwe jya umenya ayipfunda kwa gondi ngo ni fada bita nta rwego rw'iperereza na rumwe ajejwe nta n'ikintu ashinzwe. no Joshua ashyiraho agashya ko ubundi umuntu ngo dufata abantu benshi ntibamuzi baba ari nk'ikintu cya rabo kivugira ahita ata amashusho hanze aravuga ati mwamubonye se n'impusi kombe zaragaragaye yamukize hanze amashusho aravuga ati nguyu mutipe anavuga n'amazina ye burya ngo Godfather yitwa ngo Bruno Taifa ngo yitwa Bruno Taifa sawa ndi umunyamakuru yavuze ko yitwa Taifa Bruno ngo nubwo bayigira iki mwate Bruno ngira ngo no mu kiganiro twashyizeho mbere abantu bazabirebe ati ko Bruno Taifa wewe ari ni ngo ni manzi Bruno Taifa aravuga ati wewe ati tukomokana hano hamwe sha urumva gabanya akaza kamwate wewe nubwo tuvana hamwe nkawe ubundi washaka umuntu mu gihugu nk'iki cy'u Rwanda gifite umutekano nkande wawe tuwe wagambiriye kenshi wowe ese arakemukuramo niba n'igihugu ngo wagambiriye kenshi yaravuga kuko mu bintu ko dufata yaravuze ngo uyu mutipe bita Joshua ngo umuteka muto ngo musikama ngo inzego zibukurikirane yari natangize n'akantu kuri space gwine yanataginze RIB aravuga ati mu gute mukadakurikirana uyu musikama agakomeza abeshya abantu ngo mugire icyo mubikoraho ngo kubera ko ngibyo afite ngibintu ngo byo gusambanya abantu yabyitaga ibyo gusambanya rero nkibaza cyo gusambanya gusambanya ni gutusambanya umuntu waje je sinzi ikintu bita gusambanya gufata ku ngufu ibijyanye n'ihohoterwa umuntu arajara gusanze muvuza ibintu runaka nimba tuvuge uguze nk'umuntu n'iki ukajya hara ukasanga indangamirwa ukayemerera ibiceri ibyo biceri ntubihe icyo cyaha gikurikira niba mwumvikanye umuntu ukamwambura iyo ndangamirwa yakwiye kujya kurega ko yambuwe okay basanga aracuruzaga ibintu byemewe mu bucuruzi kandi byanditswe muri RDB ko ariko bucuruzi akora niba kuko ubucuruzi buno ugomba kubusorera igihugu nacyo kigira ikintu gikuraho kugira abana bari ku mihanda baziyasinga ibigo babijyemo ya misoro yawe izabazamu icyo gihe rero nazo na social media zirimo ubuntu bw'ubugambane bwinshi utamenye buteye n'ubwo bw'ubuterusha umutamenya ukagambana utamenya ahantu banyiri kubipanga icyo bagamije n'iki gusa nakavuyo nyine bibereye nakavuyo kamwe karenze ariko urumva nyine iyo saga nayo yarabaye sinzi n'abantu barakurikiranye abantu bashaka gukurikirana ngenda nk'ibintu runaka Joshua nk'ikiganiro cyacishije kunuze ari live yakoze bajye ku Mugikari TV barebe ikiganiro kibanziriza nk'iki n'ikindi cyakibanjirije baraza kukibona barebe mwenye ibintu turi kuvuga ntago ari ibintu turi guhimba twagendeye ku bintu amakuru twumvishe ibyo yivugiye ku giti bivugiye ku giti cyabo ubwo rero ndakeka baraza gucayura barebe nta bindi byinshi dufite kubivugaho bantu bacu tubasaba gukomeza gusubscribinga umuntu uwo bamwita Ziggy muri rusange w'umutagatifu bamwita Ziggy w'umutagatifu YouTube channel tukaba turi kumwe na Lady gitangaza benshi bamungu hagaze neza rero murakoze cyane nakagaruka mukomeze rwose mudufashe mu sharing mw'abantu mu muduhane ibitekerezo abakeneye kuza ukeneye nk'inyunganizi ndaho kutugira inyama cyangwa ubundi bufasha hasi hariho nimero zacu ukeneye nuko twaganira ukaza cyangwa ukeneye no kuganira natwe wamonga watwandikira ku nimero ziri hasi aho ngaho ku kiganiro tuba twashyizeho
ukatubwira uko bimeze. Murakoze cyane, nakagaruka muri Kikari TV. Asante sana. Sawa. Kikari TV izamuka hejuru, like, share, subscribe, byose ni by'ingenzi.